Bro bakwitande tipe navuye ora. Oya ntabwo. Mugisha. Oya ntabwo. Afite n'isoni. Oya. Wavuye mu rugo ryari? Na saa saba urumva wari wabonye icyo kurya ariko nta courage. ntakibonye. Cyangwa ufite ubwoba? Oya pe. Man, uburyo ugaragara nyine. Bihuze n'ibyo turi gukeka ko utuzaniye. Yeah. Okay, watangira. Sese ujute wa story never leave you side, yeah. Ukunulikeza icyo gitumye tulu feelinga sasa nabuze ina fight sacinga lutambisiko byaje, yeah. Gusa icyo nuko Mugisha subiramo ongera duhereze vibe man, vibinga duhereze ibyishimo man. Okay. Ibintu ufite ni sawa ni byiza ariko dore aho hantu hose nahawe kabisa. Yeah. Ongera ijwi, ongera imbaraga kubite kabisa. Okay. Sese ujute wa story never leave you side, yeah. Ukunulikeza nicyo gitumye tulu feelinga sasa nabuze ina fight sacina lutambisiko byaje, yeah. Gusa icyo nzi nuko ukunda abatipe bafite mula cyazuli sugar nkunda uburyo undyohera sana, oh yeah. Shakulimo basuzemera ubakatire ubabwire ko ufite besto. Dukubita indi ndirimbo y'undi muhanzi w'umunyarwanda iyo yari yawe. Dukubita indi noneho nohe muhanzi ufana? Easy. Chris Easy. Chris Easy. Yeah. Ese nta banzi musanze mufana bani barahari ba Sweet Life n'abandi Daymaker n'abakid. Mujye mubavuga abahanzi. Sibyo? Okay. Ngaho kubita iyo ushaka muri abo ngabo. Ndirimbe ya Kid. Nta kibazo. Yeah. Sonia agira amanyanga kumukunda bisaba ifaranga, mba mbona nzimana mu buriri ndifumbata ijoro. Hindura iyo ngita kwimisha amanota ndi kubona cyaje yarangije gufata ikaramu. Mugisha urakoze ubushake n'umuhati biragaragaza ko ahazaza ari heza. Ijwi ni ryiza, n'imyandikire ni sawa, ni fresh, ariko nkurikije abantu baduciye hano imbere umuhate bafite, ubwitange, effort bakoresheje baracyari hejuru kukurusha, kandi hari n'abandi tugitegereje kwakira. So ndaguhano ariko nizere ko mu kwezi gutaha uzaza hari byinshi wakosoye. Mugisha ngewe ikintu nakubwira ku ndirimbo waturimbiye bwa mbere yawe, mu kwandika urabizi ariko kuririmba nta confidence, wambaye nk'abahanzi ariko ntabwo uri gukora nkabo. So uzongere confidence n'ijwi ryongere, tuzahura ubutaha nanjye ndaguha no. Ngewe reka nkubwire ntago wagendana no eshatu sibyo, ariko ikintu nakubwira cyo mani mu bahanzi bagezweho n'imiziki bari gukora wajyamo mugahatana, ariko mu buhanga nyine hari wenda aba producer ba hano nibo babyumva neza. Hari ukuntu umuntu aba ari umuhanga mu kuririmba, hari no kuntu umuntu aba ari umuhanga mu gucuruza ibyo akora. Ibyo bintu biratandukana, kandi umuhanga mu gucuruza niwe ugera kure kurusha wa muhanga mu kuririmba. Bro, you have potential. Sibyo? Genda uzikoreshe, ukora imyitozo, n'ubutaha tuzongere tubonane. Sibyo? YouTube channel yawe witwa ngo icyari? Ntabwo urayikora? Uzaze tuzagufasha kuyikora. Merci. Yes nayiguhaye ariko ntabwo ujyanye se.